Iri ni itangazo ryihutirwa, itangazo risohowe na NESA ku bufatanye na REB by'umwihariko ku bijyanye n'amanota mu wa gatatu bazafatiraho ndetse n'igihe bazasubirira ku ishuri abanyeshuri bose mu gihugu, ndetse no mu wa gatandatu pirimeri babigarutseho nabo bavuga amanota bazafatiraho by'umwihariko kuko benshi ntabwo bari babizi. Ikindi kandi bari mu rujijo bavuga ko bashobora kuzafatira ku manota 50 nk'uko mu wa gatandatu segonderi cyangwa se abazahabwa diplome y'uyu mwaka ariko bizagenda nk'uko n'umwaka ushize byari byagenze. Benshi babifiteho amakuru atuzuye kandi byinshi bagiye babwirwa n'ibihuha, ariko uyu mwanya ugiye kumenya amanota neza niba wiga mu wa gatatu cyangwa ufite umuvandimwe wiga mu wa gatatu cyangwa se uri umubyeyi ufite umwana wiga mu wa gatatu, ugiye kumenya amanota neza mu wa gatatu bazafatiraho ku buryo umwana wawe azaba azi neza ko ibyo yakoze hari amahirwe menshi yo kuzaba yajya kwiga, ariko hari andi manota azaba ari hejuru cyane by'umwihariko ku yo bafatiyeho ku bazajya bajya kwiga boarding school cyangwa se ibigo bita interina cyangwa se ibyo biga barara. Byose ugiye kumenya muri kino kiganiro, njye tugiye kubana ndi Isa, uri kuri Rwanda Rumu TV, kora subscribe kugira tubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko mubizi rero tugenda tubanyurizaho amakuru menshi, ariko iri tangazo tugiye kubabwira amanota mu wa gatatu bazafatiraho ndetse n'igihe abanyeshuri bose bazasubirira ku ishuri, ndetse no mu wa gatandatu pirimeri amanota bazafatiraho, ariko mu wa gatandatu segonderi ho birazwi ni amanota senkanti, utazayabona ntakujya kwiga cyangwa se kuba yabona diplome yazamwemera kujya muri kaminuza. Ikindi kandi abazajya bajya muri kaminuza bitewe by'umwihariko n'amashami biga cyangwa se ibyo bita amaseksiyo, bazajya bafatira ku manota menshi agiye atandukanye, ariko abiga ubwubatsi bo byamaze gusohoka no kuzajya bafatira ku manota 86 bakaba ariho uzajya utsindira kaminuza, ariko abiga indimi ndetse n'andi masoyanse ni amanota 80. Urumva ko ari ibintu bitoroshye kugira ngo abanyeshuri batangire kuzajya bajya muri kaminuza noneho. Ikindi kandi nk'uko nabikubwiye rero, reka tubanze duhere mu wa gatandatu pirimeri tujye twajya mu wa gatatu segonderi. Mu wa gatandatu pirimeri abanyeshuri benshi barazi ko bazafatira ku manota 50, ariko ntabwo ariko bizagenda, ahubwo mu wa gatandatu pirimeri guhera ku manota 70 kugeza kuri 80 abo banyeshuri bazajya bahita bemererwa kujya boarding byihuse mu gihe babonye ko abayatsindiyeho ari benshi cyane. Ariko bavuze ko kuko byanagenze umwaka ushize abari babonye amanota 65 ntibari bagiye, ariko mwabonye ko nyuma abari batsinze mu wa gatandatu pirimeri bamaze kubura abajya boarding baje kwemerera abana bahita basubira, by'umwihariko mu bizami bahita basohora urupapuro rwemerera abanyeshuri bari batsindiye ku manota 65 kuba bahita bajya kwiga interina, ababyifuzaga cyane ko icyo gihe hahise hanagenda abana abenshi. Ariko uraza gusanga amanota noneho bazafatiraho ubu ngubu ari amanota ajya kumera neza nk'ayari asanzwe, kuko umunyeshuri uzajya ubona amanota 50 wese azajya aba yatsinze ku kigero cyiza cyane ku buryo hazaba hari amahirwe yuko ashobora kujya interina, ariko 65 ho kuzamura bazajya bahita bagenda. Naho abazajya batsindira ku manota 20 nyine guhera kuri 20 kugeza kuri 49 ni bamwe biga mu bigo bya segonderi byiga bitaha nyine, byo aba ari itegeko kubona interina ntabwo biba bishoboka keretse iwanyu bifite nyine bakagura nk'uko n'ubundi bisanzwe bigenda ku mashuri agiye atandukanye hirya no hino. Ikindi kintu gihari rero tugiye mu wa gatatu segonderi, ibigiye kuhabera by'umwihariko ku buryo amanota yabo azaba apanze. Icyo nababwira ni uko amanota yarangije gukosorwa ku itariki 21 azaba yaje, ku buryo bazaba bafite iminsi igera kuri 15 byumweru 2 byo kwitegura neza, kuko mu kwa 9 ku itariki ya 3 ubwo ni mu minsi ya mbere ku ikubitira abanyeshuri bose bazahita bajya ku ishuri, ku buryo nta munyeshuri n'umwe uzaba ugihari. Bimwe twabonaga ngo turagenda ku matariki cyangwa muri 20 ntabwo bijyari, kuko bashaka ko abanyeshuri bose bazajya bajya ku ishuri kare kandi bagatangira amashuri nyine hakiri kare, kugira ngo bazajye bafunga amasomo bayararangije, kugira ngo bakuremo esheke bajyaga basigamo cyangwa se icyo bajyaga basigamo kubera kugira amakonji menshi bigiye bitunguranye mu gihugu, kandi ugasanga nayo ni ingenzi. Amanota rero bazafatiraho by'umwihariko uzajya usanga ari mu byiciro bigiye bitandukanye. Icyiciro cya mbere abazajya kwiga interina ni uguhera ku manota 50 kuzamura,
mu wa gatatu nubona amanota 50 kuzamura uzajya uba ufite interina yawe iryoshye imeze neza, keretse uramutse ugize ikibazo cyo kujya kwiga interina kubera ubushobozi, bijya bibaho kandi nabwo tugakomeza tunavuga ngo abo bibaho nyine nabo ntabwo ari bo baba barabyiteye. Ikindi kintu gihari ni uko abazagira amanota by'umwihariko guhera ku manota 30 kuzamura kugeza kuri 49, abo ngabo nyine nabo ni bamwe biga external. Ariko ikindi kintu gihari leta yagomeje kubashyira igorora, abiga mu wa gatatu segonderi by'umwihariko bo nk'uko mubizi bafatiraga ku manota 20, n'ubundi bo nta kigeze gihinduka, bazakomeza bafatire ku manota 20. Uzajya ubona amanota 20 nyine azajya aba yatsinze, icyo gihe uzajya uba wemerewe kuba wakimuka ukajya mu wa 4. Ariko nyine nugera mu wa gatandatu segonderi ibyo bintu by'amanota 20 ntabwo uzabizana, kuko ibintu biri guhinduka umunsi ku munsi. Ushobora kuzajya kumva noneho ngo diplome ejo bundi batangiye no gufatira ku manota noneho 60. Ariko reka nkomeze nshimire buri wese twabonye muri kino kiganiro, mubwire ngo nuko nk'uko ibintu bimeze, umunsi wo kuzasubira ku ishuri ni mu matariki ya mbere, kubera ko bifuza ko nyine abanyeshuri bazasubira ku ishuri hakiri kare, kandi bakazabasha kuba bakuramo icyuho cyajyaga gisigwamo n'ama weekend kubera ko babaga banatangiye amashuri bagiye batinze.